abantu mwatanze amakuru ariko muvuga ubundi ngo jihad ariko urumva kamanze nakira odapasi Otfa uri guhiga imasi none se hari icyo mvuze ntabwo wari unkumbuye nari ngo kumbuye aho uzagwa niho nzagwa ongera mvuga gato pasi bite shu bite sheri y'amakuru nese uri guhiga imye oda oya ntacyo amakuru bite sheri uyu sheri yakwikoze icyo ndetse kurongoje akarimi ko ari umugiye yakumara nese sheri izina ryanjye sintegekereje nkaba kutari umutinganyi ko aryo jambo udakunda bite rata warashaka kujya mu rubohero kujya guca imyeyo se muhungu pasi ngo bimeze bite ya ni byiza Godfa nyuma yo kumva umuntu bita jihad ubu turi kuvugana agiye kurira umwaka mageragere uri kwiyumva ute okay ubundi sinjya nivanga mu birego by'abantu ariko nyine none se nyine u Rwanda haba amategeko ubwo babonye ari byo bikwiye urumva navuguruza ubutabera ibi bintu harabikurikiranye urakoze aya okay narabikurikiranye ariko ntago najya deep ntago nagiye deep kuko nabibonaga nk'uko namwe mwabizanaga ku muhanda tukabibuza yego waradukurikiye uko byagenze byose hano cyane byinshi nabaga mpari kabisa narumvaga warumvaga ubonye ukuntu bigenze ya nabibonye nyine buriya bafite impamvu ko biri mama yake na muzalama ntabwo babyumva abantu hano ndabona tugiye gutangira buhoro yego ko baraje ba nyirabutisi gabahutu na burageze ndapfuye ba nyirumudomo baraje b'abanyamazimwe bari pasi karame simuba mwumvishe shushu mon amour ça va akoze wampaye ku mafaranga akonze ko yafite mwana wanjye wagiye ureka ibyo bintu se muhungu aragushaka Semungu ari se muhungu Woni riva na Zinda. ndi kuvugana na Zinda wese Zinda Zinda ngwino kuri live ngwino nyuma yuko ngwino urakoze Inga yanjye ya nyonyo na nyonyo. se muhungu mbwira uburyo wahagurutse mu rugo ukajya gutangira jihad ikirego kibijyanye we yampano n'umwana wabyaye reka nkubaze Godfa uretse gato wowe ko bari babuze ibimenyetso Eric nani wowe nani yampano n'umwana Cyababaje n'ukuntu Irene Bayisabe yabeshye mu rukiko. ngo iki ngo yabonye ngimbaye ngo nabonye ngo stati ngo kwa bajya ni kwa audit bamwitiranya na Jihad use ni umuntu utazi Jihad kandi yagiye bamuhaye na nimero akoresha urasetsa uretse gato yavuze ngo yavuze ko ariko wavuze kandi ariko yavuze ngo nk'umuntu wanze Eric nk'umuntu wanze intuza aya masambwizo kuri byagenze gute bira bintu wabibonye gute wabitanze ute ntabwo biregura urukiko rurarangira batazarangije oya bamaze kubamanura se bivuze ko biharangije kubura ariko nyine ubutabera bwacu burakora pe burakoze zinda zamuka Yesu Kristo kejone kuba afunguwe kejone nakaza ariko ndababaye Jihad yagombaga kurekurwa nawe urumva ninde utagombaga oya pazo yakomba kumanuka ko ari amashurega nayo afite amakuru ko yabikoze pazo yarabikoze bira bintu n'umugome yakoze ubugome yarahemutse ibi byose pazo ni washyize bira bintu hanze kandi abikorana ubugome urumva nabihanirwe rero akoze kuntu bira bitraumatizing wagize ngo se nuza ko bari mu mubiri yarasetse none bategeka ko bwabikoresheje kugira ngo ajye hanze nta soni visa se yibonye mu munota umwe
cyangwa se ko viza y'i Burayi ugenda ugaseka ako kanya bagahita bayiguha nta soni. Hello, next. icyangombwa ni uko yamanutse ngo dupfa bareke bagende bajye biriya bintu bibate erega n'abariyo ni abantu kandi barasangaho konseye abasekirite barabakeya, you know what I'm saying. Nibatware n'agasonga bugeni. ariko nako bakicara badi harya wowe wigeze usogongeragereza ngo wumve ukuntu ari mbi ko numva uri kuvuga gutya. rwose nta bya danjere gusangayo n'inshuti zawe usanga bagutegereje buri fata ku mavuta yari ari kumuririmbira ngo azabazana fanda zabazana bari kureba safanda zabazana. ntibase kandi ubundi nishimye nk'umuntu wagiye no ku rukiko. oya se ngaho ubwo se gakoze bad bitch nkawe ushimishijwe n'iki? Ni ukuri nshimishijwe nuko hari ibintu byinshi yakoraga bikafekita abantu benshi, but finally akaba ari mu mategeko nawe agiye kwiga uburyo ki utayazaza ikibuga akamenya ibyo gukora byiza. uburetse gato niba umuntu bamuvuga rimwe kabiri gatatu ko yabangamiye abantu, why? ni ukuvuga ngo umunsi wawe nasanga umeze abantu ni ukuvuga ngo umunsi wawe umeze neza kubera Jihad agiye mageragere. umunsi wanjye uratese. ese hari ikibazo Iki kitaguteza. nibaza se we Morris, niba ari Morris uravuga ntabwo umuntu ko baba babaye ngo umuntu yafunzwe sibyo, kandi twaba twemeranywa twese ko mu Rwanda haba ubutabera, bivuga ko uwo muntu baba bamufungiye ukuri, muba mugira ngo Ni abo ibintu yababaje by'amarangamutima, cyangwa icyaha Sheri. Ni yakoze amarangamutima bamuretse bamugira. mbaze, muba mugira ngo abantu yahemukiye cyangwa abo bantu bose bababaye kubwe muba mugira ngo bahabwe ubutabera nandi, cyangwa muba mugira ngo bo bakomeze bababare bagende bapfe bapfuke? ariko kubibyinirira nicyo ntakunze kuri bad bitch, niyo mpamvu navuze gutyo. So ariko amategeko agomba we ko yabyiniraga abandi, rega nanjye mwarabyinira ibibazo ndeke nishime n'uburenganzira bwanjye. yaho ubundi nta kibazo going to pe, celebrate. rega ubutabera buriho kugira ngo Ndanywa budufashe kamushi. kandi bube hafi buri muntu wese bahemukiye cyangwa bakoreje Ya ndirimbo ngo bayita gute? urukozasoni. 30 ijuru y'amageragere mu Naho kwa cumi ubundi na kabiri ni kubibyina, umwaka. 30 ijuru igiye kumara umwaka ndapfuye. 30 ijuru igiye kumara umwaka irawukunkumura, noneho n'imanza ziriho turi no mu ntambara. Yesu Kristo. Intambara neza. Don't bite, be nice. ahubwo ni mu mpera z'umwaka. Dorera Nick ngo Keza rira please, kubera iki se ndira? none bari kuza uretse gato ngo urire. Ngo Aha rire. Keza niba bari kugusaba kurira rira. Ndire cyawe yanama kuri, ariko ni ukuri reka mbabwire nta muntu wifuriza undi gereza pe, sibyo? Nta nubwo gusa rero ikintu ntemera ni kwa kuntu bavuga ngo useka ngo umugabo mbwa aseka imbohe, ariko nanone hari imbohe wagasetse pe, hari imbohe nako utagaseka, sibyo? Nk'umuntu yenda baburetse hari imbohe utagaseka, babureka hari imbohe utagaseka bitewe nuko yenda iyo mbohe yari iri kwirwanaho yishakira ubuzima cyangwa iki, sibyo? Hari umuntu donko wumva ikirego cy'ukumva ni ibintu nyine bitari bigize abandi bantu bikomeretsa runaka, sibyo? Ariko hari n'umuntu ureba akavuga ati uyu muntu ni ukuri yararengereye, uyu muntu yarakabije, urumva? Rero kuvuga ngo umugabo mugaseka imbohe, kandi umuntu nimba ribu ubwabyo bavuze ko bagiye bamuganiriza inshuro zirenze zingahe, urumva? Ese ubwo uwo muntu nagenda abantu bakavuga ariko bagaseka cyangwa bakavuga ati wari warahanwe kenshi, wari warabwiwe kenshi, ubwo iyo mbohe nayo nisekwa biba ikibazo ra? Ikibazo ke si uguseka, ikibazo si uguseka, ahubwo ntekereza ko nta muntu bitageraho. Niba umuntu yakoze n'ikosa, ntekereza ko wenda atari ukubura muri reka kuvugiramo umuhanzi wa kintu we, urukobwa narwo ntabwo urukobwa ko udapasa ari kuvuga. Uzi ubundi ko bagahora baragura inkweto, hari uri umufana, ni gute abafana Ndi kumva oda sheri.
Oya ndavuga bad baby. Ukavugira mu cyamamare. Ariko uzi ko Pasi yaririmbye nzapfa. Komeza. Godfa waretse umva twese hano kuri iyi mihanda hari ibintu bitubaho nyine baratuvuga dukora amakosa dukomerekerezamo abantu niki ariko ni byiza wenda nyine iyo umuntu hari igihe umuntu aba akeneye wenda kugira ngo yitekerezeho right sibyo ntabwo muri byose kirimo ntabwo twagakwiriye kwicara ngo umuntu yishime hejuru yose kubera ko uyu munsi Jihad yagiye ejo hazagenda undi si Hagenda umuntu wapfuye cyane rwose hagenda uwapfuye ntabwo Jihad yagiye ntabwo Jihad yagiye azagaruka yazagaruka aragenda kabiri se iminsi 30 y'amageragere nawe ubwawe urayizi mu mwaka ni ibintu bizagera umwaka utaha Keza niwe uri kunya ko ndi kumva ibintu uri guflashinga komeza oda urumva iminsi 30 ntabwo nyine ni igihe bigwa cyo kwitekerezaho ariko nyine twese tugwa mu makosa nekereza ntago nje kumusabira imbabazi cyangwa iki ahubwo nekereza ko nyine abantu yahemukiye nabo abareze nabo bari bababaye right bari bafite ibikomere bakuye mu bintu yavuze ariko nyine ikintu gihari tumubabarire n'uwacu none se bigende gute ntago bamukatiye hari umuntu hasubajije ntibamukatiye ariko iminsi 30 my dear turayizi Taranti turayizi Taranti yahariya turayizi gusa biba byiza guhana umuntu wenda uyenza ku muntu cyangwa uteza ikibazo ariko nka gutya tuba turi kubyina nabyo ntago biba ari byiza tu ntago ari byiza kubyina actually nyine tubyumve nyine nejo nanjye nakora ikintu nyumvira nkuyura ninde no umuntu uraho hasi uvuze ubusa urumva nanjye nakora ikintu n'undi yakora ikintu na Semungu yakora ikintu na Keza yakora ikintu gusa ni byiza kwiga nawe wenda abo yakomerekereje mu buryo butari bwiza nawe ni umuntu azata gusa tureke kwishima no need yo kwishima oya none se uragira ngo Keza babare kandi yaramureze ngo abone ubutabera ariko mwagiye mureke mujye mumenya ukuntu cya Keza Godfa wituma Keza abantu bamwanga wamuganiwe ntabwo bari kumwanga no se singuye Semuhungu hano Semuhungu uzi ko isafata akabwa agomba kwiherera akajya munsi y'igitanda agasekera yakishimirayo hari ikintu none singuye Semuhungu hano ngo isafata akabwa akita Jihad oya ntago ari ibyo gusa ngange twa Dior yandi wese Jihad rega bari kuko ngo Keza uzi ko Keza afashe iduka rye akaryita Jihad none se Godfa ntujya wiherera ukarira ndizwa n'iki kwa kundi uvuga ati niherereye ndarira n'abandi nibiherere ba celebrating atari mu ruhame wiherera ku kintu cyabaye kitari public ibi bintu byabaye biri public kandi bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo utazi ikimuhatse areba iki n'iki igitsure niba baragiye n'ubundi bamubuza ibi bintu nibye none se mo muragira ngo tubigenze gute tubyumve se duceke wowe uri guserebu hanyuma mubimeretse gato ngenda ndashaka zinda ase zindi minota wambaye ntirarangira muzane Janine hano Kejoni mume nimero iri guca mvuye ku rubuga rwa Kejoni bari kubyina bagaramye umva ndi kubumva ariko ndaje kubumva gusa ko abantu muri bitangaza niko Semuhungu ndagutegereje ari mwanya ndaje nawe bamenya barasanye baguha turaje muraje yego Yesu Kristo ariko urabona ko abantu bana bacecetse nani Semuhungu bari kurira bacecetse urabona ko abantu bari kurira nizinda ni utashinyura iruhande
Umusura. Zinda niwe uvuga. Nanjye nzajya kumusura. Ane. Uzajya kumusura ryari riri? Mu kwa mbere. Military mu kwa mbere ntabwo azageza 30 zaba yararangiye. none se Transiza yarangiye turi mu kwa 12. Barasetse. Transiza izashira 18 17 z'ukwa mbere hano. Oya kandi. None sana. Izashira bikoze ko hari ibyo. Ibaba we. None se uretse gato nkubaze Oda. Ibi bikwigishije iki? ibise reka nkubwire Godfa mu buzima nta reka mvuge ngo nta kintu kidasanzwe cyabaye actually kubera ko ibi bintu nta muntu bitagwaho nta muntu bitabaho buri muntu wese agira ups and down sibyo wenda yakoze amakosa uwamureze kuko yamureze ababaye kandi kuko yaramubabaje sibyo Numwe se kari benshi. none mwese mwishwe n'agahinda sheri ariko brothers and sisters Komeza. kiba kihari kimwe mu buzima nuko nawe wenda harimo sinzi ukuntu nabivuga ariko gusa nta gikuba cyacitse Mupanyonyo. Ukuvuga ngo ariko se ari yakuru zamusura abantu bambere bazasura jihad nabahe. Abantu bazasura jihad. Ari yakuru igazora mu postinga. Icyo nzi cyo bakundana nabo bakabatumira mu birori bagera mu bibazo bakabakweba. Singaba mwigeze mubona bapostinga. Mwigeze mubibona? Muyango Muyango yamusuye. Muyango ajya musura bro. Zinda niwe dukeneye. Zinda nazamuke. Zinda mpaye iminota ntabwo iragera. Urumva Keza agiramwe ubwoba. Urumva Keza ngo arashaka kuzaba umumama. Keza ntabwo avuga. Keza afite ngo yibomba reka ngo mu VIP. Ngo afite ubwoba ngo nyine urukundo bagomba kwifata urukundo ngo mu bintu Keza ashaka azashaka kuzakora pipipipi. Ariko Keza ugiye azanye n'ababizura. Ese ke kutatubwiye ko ari wowe ariko amakuru aragenda. Kutatubwiye ko wishiriye kimenyi itike y'indege imutwara. Ariko gitare cy'amahanga. Kutatubwiye ko ari wowe wishiriye kimenyi itike madaka kamushakira na visa. Ariko connection siki. ariko murasetsa. Niyo makuru mfite ngo wamushakiye itike y'indege ngo uramubwira ntubugenzaza ngo usangayo. Kubera iki se ariko ninde wababwiye ko ngewe nkeneye umuntu tungana n'utwabana mwagiye mumbabarira umuntu mungana ngewe nabivuze kenshi ntabwo umugabo nkeneye ari nka Kimenyi kandi Kimenyi afite n'urugo rwe kabisa mujye mumuvana gute ko batandukanye ko amakuru mfite keretse ariko se ngomba kumubwira ibyavuzwe nimba baratandukanye ni ibyabo nta n'umudivorce nshaka oya kandi se Mani Kimenyi afite urugo rwe sinzi impamvu bakomeza muzana ibyo bintu kandi Godfather nawe ubwo nyoberwa ibintu ushaka kunga ibyo ari byo ndunga bebe ikibazo Keza rero reka nze nkubwire uburetse gato Keza buriya gupfukiranya ibintu bigahwihwiswa nose numva ko bakakirane turabona nanjye busa n'injye udakeneye anjyana mu Bushinwa nanjye ndayakeneye neza niba bivuze ko bakabihwiswa bakavuga ati yarabikoze ngo wakoresheje ngo hari umushinwa ngo mwari muziranye ngo wubakaga ngo Kigali ngo ni Kigali convention nta mushinwa mwigeze kuba ariko amakuru ageraho Keza amakuru ufata ngo hari umugabo ibintu byose barabizana bakanakubeshya ngo hari inshuti yawe magara ngo nyine mwakundanaga w'umushinwa ngo wubakaga ngo wari umuyenjeniyeri ngo muri Kigali convention urumva ariko Rwanda ngo difata amakuru bajya bamba rero ngo uyu mushinwa urumva ubuse mubona ndusha Kimenyi connection ra umuntu wabaye umukinnyi connection za Kimenyi se niza kuko tumenya dasiramu noze Kimenyi connection zazikuraye urumva naragowe reka ngumbabwe naragowe ntarabaza bakavuga ngo uririza wa mugore we ngo waje ukiriza ngo waragowe ariko hano warajuririza sheri cyagiye naririshije se Godfather ndabikwifurije uzirize nk'ukuntu nirijije uzima mubwira ko wirijije wara Janine mukunzi yaje Janine nazamuke Janine ngo no TikTok universe yanjye impamvu bikubwira urukumva umuntu gukubwira ngo afite FBI ntibyari gukoriza
ariko reka mubwire nanjye ko dore nana umugore wa Kimenyi mukuru zamukana na mwafashe Kimenyi munamutorokesha we na Keza mumutwara mu Bushinwa sha ntubinzane nana jangu wano nawe washyizemo ikirego gifungisha Jihad arafunzwe ishime zamuka nana kamuhiya nana yatanze ikirego umugabo w'umugore mukamuzana muri ibyo bintu oya singuyu se nana we none waravuga kanze ndi celebrate ndi kuri kamera bora nana mbonyenye Janine agahinda kamunangwe Jihad none Janine ntabwo ashaka no kuzamuka Jani ngo yinumve TikTok universe yanjye wambwiye ngo Jihad nama no kurayima. Hi Keza. Hi Bobo. Hi Enike. Hello darling. Niko Nana. Hi Daddy. Nana ariko nyamunsi agira iminwa myiza kamata mwiza sibyo iri somable bro ndebera umuntu rufite mu ari kuvuyanga iriya minwa yaba Good. amuya zadi don't worry Tate. Ngo bimeze bite? ese mani kuki mukora ifoto ya Jihad areba gutyo none ubugira ngo areba cyanga bajye mushyira ifoto nziza wese Jihad ari kureba Okay. Eric. Ubagiye kuri coding inzerezi zigiye mushaka amazi munywe cyangwa ibyo kunywa. Amakuru aravuga ko we na Keza mwashakiye Kimenyi itike y'indege mukamujyana mu Bushinwa. Umva yewe. Nana nagubwe neza hari akore yunguke afata ibyo afata byunguke aboneraho abandi baburiye mu izina rya Yesu. Erega turabizi bakubwire Nana. Amen. Erega message wohereje yago yayihaye Kimenyi. Yayihaye Kimenyi? Yayihaye Kimenyi ayihamu yangu. Nibishoboka. Nukuri none nayibwiwe n'iki message wamwandikiye mu kigande. Godifa wabikubwiye ni wenyine ni wowe wabikubwiye ni wowe wabikubwiye nyine nta Kimenyi. Akora ngo Kimenyi kari cecece. Ariko se buhinja buye. Urakoze sheri. Urakoze. Buhinja ari kuvaye. Niko kazareka. Turashize. Aha tugarutse kuri Jihad. Janine ngwino, Janine ndacyari ku ruhande rwawe. Janine ndacyari ku ruhande rwawe vayo. Janine ndacyari ku ruhande rwawe. Jihad nubwo iminsi 30 zava mu mwaka ariko turacyari inyuma y'umushu. Turacyari inyuma y'umushushu. Eric ari kubyina intsinzi. Eric arishimye. Eric mushimi zinda ari hehe? Eric arishimye. Abashumwese mugomba kujya muzanga mukambwira ngo muponyonyo. Ngiye ngiye gusigara. Ngiye ntimunshakira akajerekani mushakira ingoma nini. Keza, ese Keza sigara ikora kuri shati. Dusa cyo ukora muri twe Slay Queen dufite ukora kuri shati y'umu engineer. Uhagaze muri shati gute? None se ariko oda abantu bazi ko rero turi kumwe hano washyiraho kamera gasuhuza abanyarwanda. Pasi. Karame. Abantu bazi ko turi kumwe n'icyamamare hano cyangwa bazi ngo turanga gusa turi kumwe na Keza utafite iyo aririmbye. Ariko Keza no umusitani. Ariko Godfa wanrwanya utarwanya nkaho da Pasi ni inshuti yanjye byumva Pasi vayo uramuraziranye zinda yego niko jewe ikintu ni kimwe mvuga kandi basobanurire kuba Jihad amanutse urimo kumva cyetse niba hari ibindi byaha ariko niba turi kugendera kuri iki cyaha cya yampano Jihad yakabaye ari kurwa urumva ubwo ugiye kuvuga ko ubutabera bwarebye nabi se wa mugore waretse kuntanya n'inzego z'igihugu ngo n'umuturage mwiza ajye kwitekerezaho ariko se reka mbaze ubwo nukuri buriya reka nkubwira ariko se kwari uko amarangamutima y'abantu bakunda umuntu amagambo murangira yavuze mwarayumvishe nyine ni ibibazo niyo mpamvu uyu munsi niyo mpamvu nawe uvuze ngo abaye ari icyayampano ntago yagatashye ntawamenya wenda uko yenda kose nta kuvuguruza inzego ariko ntago biba byoroshye icyo mbaza dadi bamumamuriye ako se wasomye hano
Alo. tugende hano yego ko ese ko n'abantu barakaye Keza yatuje ndakubaza okay nana nk'umuntu watangiye ikirego jihad ariko nyuma ukaza kugira ubwenge ukakivanamo nyuma y'uko jihad aya masaha turi kuvugana amanutse amageragere uri kwiyumvutse ndimo ndimva gute ntabwo ndimo ndiyumvamo gusa nagende arega dade buri kimwe cyose kibaho kugira ngo twige kandi buriya hari ukuntu Imana ikuburirira wakwanga igakoresha just akanyafu nagende yige kubana n'abantu kandi yige kudakomeretsa n'abandi nta kindi yagenda yige ngo tate yes tate ariko tate rwose Godfather ni papa wanjye ngo tate Nakamata bisous merci Judy Nishai Kamata Uvira tombe manza wigizeyo buhinja zinda ari Chris Rwanda zinda yamaze kuzusoro rero tugende gakeya erega inkuru tugiye kuyibarangura mu kanya reka tuzana umunyamakuru wari uhari ni gushaka umunyamakuru wari uhari hari umuntu uri kunderaje